kuri urwo rutare niho twubatse, kuri urwo rutare nta muyaga nta mvura, kuri urwo rutare niho turuhukira, kuri urwo rutare ni imitima yacu igera ikagubwa neza, kuri urwo rutare niho nicaye, kuri urwo rutare niho wicaye, kuri urwo rutare niho duturije, kandi kuri urwo rutare tuhabona byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi muri iki gitondo, Data Nyirimpuhwe, ducishijwe bugufi no kugira neza kwawe n'ubuntu n'imbabazi ugira, bitumye muri iki gitondo twongera gufata akanya k'amashimwe, akanya kadasanzwe, akanya buri wese atabonye ariko twe turakabonye kubw'ineza n'imbabazi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Kakanya imitima yacu iguwe neza, kakanya imitima yacu inezerewe, kubera ko twongeye kwisanga mu gitondo cy'umugisha, kandi igitondo kidasanzwe, igitondo benshi batabonye ariko twe turakibonye kubw'ineza yawe n'imbabazi n'ubuntu. Shyirwa hejuru kuko duhaye umwanya, kandi umwanya w'igiciro gikomeye. Twanyuze mu bihe bigigoye, twanyuze mu bihe byaturuhije, twanyuze mu bihe byatugoye, ariko uyu mwanya turanezerewe kuko twongeye kwisanga mw'icyo gihe cy'umunezero uturindiyemo. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, Data Nyirimpuhwe. Aka ni akandi kanya kadasanzwe, ni akanya tuzindutse kugira ngo tuzamure ishimwe, ni akanya tuzindutse kugira ngo tuvuge imirimo ihambaye iyo wakoze, ni akanya tuzindutse kugira ngo duhurize hamwe amashimwe. Turi benshi tutari bake, ariko kuri buri ruhande rwa buri wese yagushimira uburyo bwe, buri wese yakwibuka ibyo umukoreye, kandi buri wese yakwibuka aho umugejeje, ndetse hari ahantu ukuye buri muntu kugera uyu munsi. Data arabizi neza ko wamuteje intambwe, arabizi neza ko wamuzamuye, arabizi neza ko aciye mu bihe byamuruhije, arabizi neza ko amaze igihe kinini arwaye indwara igoye yanze gukira, arabizi neza ko abana be bari barwaye urabakiza, arabizi neza ko bari bashonje ukabagaburira, arabizi neza ko yari yaburaniwe bamujujubije ukamuhagararaho, arabizi neza ko yabuze umuntu n'umwe umuvugira, uyu mwanya ukamuvugira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abantu bari hirya no hino ku isi benshi bararushye, abandi barababaye, abandi baragowe, ariko harimo abandi banezerewe kandi bishimye, nubwo ari bake banezerewe atari benshi, kuko n'uwibwira ko anezerewe ntabwo yishimye. Mu kanya gato ararira, mu kanya gato amaganya ayasuka imbere ye. Data, iki gitondo ni igitondo cy'umugisha, kuko ni igitondo twongeye kubona, ni igitondo Data nzi neza ko umuntu wese uramutse ari kunyumva muri iki gitondo afite icyo yashima, nubwo afite icyo yifuza, nubwo afite ikimugoye, nubwo afite ikimuremereye, nubwo afite ikimunaniza, nubwo afite icyanze kumuvaho nk'igishakwe ndetse cyamugoye cyamuvunnye, ariko ndabizi neza ko nanone afite ishimwe. Aravuga imirimo ihambaye yo wakoze kuri we, umutima uguwe neza kubera ko hari aho wamunyujije. Henshi ntiyarazi ko azavayo, henshi ntiyarazi ko azabishobora, henshi ntiyabonaga icyerekezo, henshi ntiyabonaga inzira, ariko uyu munsi inzira irabonetse, ariko uyu munsi inzira irahari, ariko uyu munsi umutima we uguwe neza. Data, ndakwinginze muri iki gitondo ngo uyu muntu nawe umwumvire, uyu muntu nawe afite amashimwe ariko mu mutima we kandi hari ibindi byamuzengereje. Ninde twabwira, ninde twatakira, ninde twakongorera ko abantu benshi bo mu isi batakigira ibanga. Niyo wamwongorera, niyo wamubwira, niyo yagira iryo banga, ariko ntacyo yagufasha, ntiyagusengera ngo yumva kwingingiye, nawe ugafite ibimugoye ku buryo adafite umwanya. Ndabwira Uwiteka urubuhungiro n'igihome kinkingira, zakomeza mwiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe. Haleluya.
wanjye, mutima wanjye ririmba. Mutima wanjye uririmbe, mutima wawe uririmbe, tuvuge ineza ye, tuvuge urwihisho yaduhishemo, kuko niwe kimaranzara. Nta wundi wari gukemura ibibazo wari ufite, nta wundi wajyaga gushobora ibyari birimo biragutesha umutwe, nta wundi wajyaga gushobora ibyari byakunaniye, nta wundi wajyaga gushobora ibyo abantu bari bananiwe, ariko wowe Kristo, kuko ugira imbabazi, kuko ugira impuhwe, waduhagazeho. Isi yaraduhize, abantu baratugoye, abantu baratunanije, abantu baraturoze ndetse baraturogera, bandi baratwibye batwara ibyacu, bandi baratwambuye banga kutwishyura kandi twabagurije bayakeneye, abandi twahuye nabo bakubita agatoki ku kandi, abandi ho twanyuze bahanyujije ivu, ahantu twagiye tunyura twanyuze ku bihato byinshi baduteze, batwohereje imyuka mibi itari mike, bashatse kuduhitana. Abantu baratugoye muri ubu buzima bw'iminsi mike, bw'akanya gato. Twari dufite imanza, abantu baraduhuguza, twari dufite imitungo y'iwacu, abantu barayiduhuguza, kandi twitwa ngo ni abavandimwe, ni ababyeyi bacu, ni ba mama wacu, ni ba data wacu, ni ba onkle. Abo baraduhuguje, baraduhuguza, barabitwara by'akanya gato. Mu isi abantu baratugoye, abantu baraturuhije, ariko twamenye neza ko ari waduhagazeho. None hari aho bashaka kuduhitana, niba ari abarozi bakaturoga bashaka ko dupfa, niba ari abo twajyanye mu manza bashaka kuduhitana, niba hari abo duturanye batugiriye ishyari bashatse kudukuraho, batwoherereje imyuka y'abapfumu, batwohereje imyuka y'amahembe, bashatse kutwica, ariko waduhagazeho. Inda zacu bashatse kuzikuramo, ariko twarakuze. Uyu munsi imvura iratunyagira, ariko uratuzi, uzi aho dutuye, uzi aho turi, uzi uko tugenda, uzi uko tubayeho. Ibyo byose data ni amashimwe tugushimira, ariko nanone ni wowe data dutekerereza ibyacu, ni wowe data tubwira ibyacu. Uko tuvuga gutyo, uko dutaka gutyo, abantu benshi bararuhijwe. Muri iki gitondo twemerere, uri mwiza ndabizi, uri data mwiza, umubyeyi mwiza, nta zina tukwita usibye kuvuga ngo uriya urera, urakiranuka, aho usa nawe mu isi yose. Kwiriye icyubahiro, turakuramya, turakuvuga ibigwi, turavuga uburyo uri mwiza, turavuga uburyo uhambaye, turavuga uburyo watwitangiye ugatanga igiciro gikomeye kugira ngo dukizwe. Ubuntu bwawe niki cyari kutwitangira? Ese ntituba turi ibivume? Ese ntituba twiteguye gupfa urupfu rw'iteka? Ariko waritanze, uri mwiza, uri mwiza, ugira imbabazi, ntawe usa nawe, ntawakora nk'ibyo ukora, urahambaye. Ndabizi ko niyo twaceceka imitima yavuga, ndabizi ko icyiza cyawe uri mu mutima. Uri mwiza, reka umuntu wese akuzamurira amaboko havuge ngo uri mwiza, reka umuntu wese mu mutima we avuge ngo uri mwiza, reka umuntu wese ahimbaza izina ryawe avuge ko uri mwiza, urahambaye, ntawe usa nawe. Mirimo yawe ikora ni myiza, nta kiusa nacyo, udurwanirira n'ibibi ukabinesha ukabitsinda. Ninde wavuga imirimo ihambaye wakoze? Ninde wavuga ubwiza bwawe akaburondora? Ninde wavuga urukundo rwawe akarurondora? Ninde wavuga ubuntu bwawe akaburondora? Ninde wacecekera imbere yawe? Ninde umutima waturiza atavuze kuntu uri mwiza, atavuze kuntu wera? Urashashagirana, aho utuye ni heza, aho tubikiye ni heza, ibyo tubikiye ni byiza, ibyo dutungisha ni byiza. Isi iranuka, isi irasa nabi, isi irangiritse, isi itwaye imitima ya benshi. Abantu benshi barahenebereye, abantu benshi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro, abantu benshi bapfuye bahagaze, abantu baragenda ari imirambo, abantu babuze ikibahumuriza, abantu babuze ibyiringiro, abantu buzuye ubugome, abantu bari guhirimbanira ibishira, abantu bari gupfa babuze,
bantu bari gupfa ntadafite kivugira, bantu bari kwicwa n'inzara, bandi bari kwicwa n'amasaso, bandi bari kwicwa n'ibibazo, bantu bariyahura, bandi bariyahura, bantu babura ubuzima, bantu benshi barapfuye, bantu benshi babuze ubuhungiro, bantu benshi babuze aho bahungira, bantu barara mu gahinda, bantu barara mu marira, bantu barara bigunze, bamwe bari mu bapfumu bari gupfumaguza, bandi bari mu barozi bari kohera imyuka, bandi bari kwiba, bari kubebeta, bari gucukura amazu, bari guhigutwa abandi ngo badutware, bandi baraye ku muhanda bari kwicuruza, bari gutanga ubuzima bwabo, bari gutanga amagara yabo, ntibitaye uko ejo bazaba bameze, bafite indwara zidakira, indwara z'agahinda, indwara z'umubabaro, benshi bararira, bafite agahinda, bashatse ingo bizeye ko bazagiriramo umugisha ntaho babonye, barara barira, marira babanye menshi, bafite agahinda, bafite umubabaro, barabyaye basa n'abatarabyaye, bafite agahinda, bararushye, bafite umuruho, bandi baraye mu kabari bari gusinda, barabyita umunezero w'akanya gato utari umunezero, abandi bari mu marira bafite agahinda, ubuzima babayemo babona nta cyerekezo, ubuzima babayemo babona nta mibereho, benshi baricira imanza, twakoze iki? Mana yaraturetse ntituzi, yaratwihoreye, bandi batunze amafaranga atari make, baranezerewe rwose kuko bafite ubutunzi, ariko uyu mwanya ni ukubera ikibarira, ni ukubera ikibaganya, ni ukubera ikibatishima, ni ukubera ikibabona byose byaranze, ni ukubera ikibaparika bakarira. Ni iyihe mpamvu? Bandi bari mu muruho, barajya guhigira Nyabugogo, barajya guhigira mu bishanga by'iwabo, barajya guhingira mu misozi y'iwabo, baraca inshuru, ababaha inshuru barabacunaguza, babibaha babacunaguje, bandi barasabiriza, iyo afite ubaha, iyo babonye ubaha arabacyurira kubera ikimusabiriza, bandi bashonje inzara, babuze icyerekezo cy'ubuzima, babuze ibyo hababaha abana, gahinda karabishe, abagabo benshi gutunga ingo birabananiye, atari ubushake bwabo, atari ubupfapfa bwabo, ahubwo babuze icyo baha abana, babuze icyo baha abagore babo, babuze uko batunga imiryango yabo, bashatse akazi barakabura, baracuruje biranga, birukanse ku masambu iwabo barayabura, bashatse ubuzima biranga, ariko bagize ishaka ry'umuryango, ariko uyu mugabo afite agahinda, ariko uyu mugabo arababaye, ariko uyu mugabo ari igisuzuguriro, ariko uyu mugabo ari igitutsi, kubona abana baririra mu maso ye, adafite uko abigenza, adafite uko yabikora, nyamara hari abandi hirya bamukikije bameze nk'abapfapfa, ayo bafite bayapfusha ubusa, bayajyana mu kabari bakayatsindayo, bayajyana mu ndaya, nazo zirushye, nazo ziruhijwe, nazo zifite umubabaro, nazo zibuze urwazica, nazo zitabona icyerekezo cy'ubuzima cy'uko bazabaho. Uyu mubyeyi ararira, ntafite icyaha abana, yizeye umugabo we, aramubyaza abana benshi, amusiga ku musozi, amusiga mu bukode, arangije arigendera, afite agahinda, ntafite icyaha abana, ntafite icyo atungisha abana. Ariko iki gitondo twibutse kuri Imana y'imbabazi, twibutse kuri Imana igira neza, twibutse imirimo ikomeye iyihambaye iyo wakoze ku buzima bwacu, na mbere twarabibonye, na mbere waciye imbere yacu, tubona ubwiza bwawe, tubona gukora kwawe, twabonye imirimo ihambaye, twabonye abo wagaburiye, twabonye abo wakuye ku muhanda, twumvisha imirimo ihambaye, twumvisha ubuhamya bwa benshi wabakuye mu kabari barasindaga, ari abasinzi, abandi bakura mu bujura, ari amabandi,
amabandi akomeye, amabandi yicaga abantu, ariko wakuye mu ubwo buzima urabahindura, ubazana kuri wowe, ubaha agakiza. Twabonye ibyo wakoze, twumvisha imirimo ihambaye, amaso yacu hari ibyo yabonye, amatwi yacu hari ibyo yumvishe. Data Nyiringabo, iki gitondo turazindutse, turibatuye, tuje imbere yawe Data Nyiringabo. Erega abantu bamanitse amaguru hariya mu bitaro, erega abantu bari kujya ku maseta, erega abantu barababaye, barwaye uburwayi batizeye gukira, n'uburwayi bumaze igihe, n'uburwayi bumaze igihe gito, ariko bufite uburibwe. Barababaye, barataka, barashinyiriza, bararibwa, ntibafite ubumva. Ni wowe uzi uburibwe bwabo, ni wowe uzi umubabaro wabo. Muganga aragerageza, ariko ntacyo bitanga. Ni wowe ufite uko wabigenza. Wagera mwiriya misokoro, wagera mwiriya mitsi, ndabizi wakiza diabete, wakiza kanseri, wakiza sida, wakiza ubugumba, wakiza indwara zose. Nta na kimwe cyakunanira. Niyo mpamvu nta n'indwara yakunanira. Izi ndwara zose zibayeho kubera ibihe bantu bicayemo, kubera isi yanduye, yangiritse, ndwara z'ibyorezo, madiyabete yisha abantu, bantu bararibwa, bantu barababaye. Nyamara n'abatunze benshi, ibyo batunze ntibabirya, kubera ko barwaye diyabete, kubera ko babageneye icyo kurya, ntabasha kwihitiramo icyo kurya, kandi yarabivunikiye, kandi yarabiruhiye. Nyamara hanze hari uwemerewe gutoraguzwa byose. Iyo bimukundiye n'itaka ararya, iyo bimukundiye byose ararya, nta na kimwe acaho, ariko nawe abuze ibyarya. Ngiyi si tubayemo, ngiyi si turushya, ngiyi si tugora, ngiyi si tubangamira, ngiyi si dutwaza igitugu, ngiyi si tubuza aho duturiza. Bantu benshi bararushe, bantu benshi barababaye, bantu benshi bafite umubabaro. Arwaye indwara yo kudasinzira, bw'abandi basinzira, warara areba, ararakanuye, arwaye amaguru, arwaye amaso, arwaye umutwe udakira, arwaye umugongo udakira. Ese biterwa n'iki? N'ibihe, n'ubuzima, n'isi, n'inzara, n'imibereho, n'ubukungu bwinshi. Birababaje, abantu benshi barwara kubera ibyo barya, nyamara babirya bari babikeneye. Bantu benshi babayeho mu gahinda n'umubabaro, bantu benshi babayeho nta byiringiro. Ariko ijambo ryawe rirambwira ngo umuntu yakugira, yaba afite ubugingo, umuntu yagutunga muri we, yahumurizwa nawe. Ndakwinginze umwana ugendagenda muri twe, gendagenda mu mitima y'abarushe, ababuze ibyiringiro. Umuntu arizera ibyo abonye, ntawe ukizera ibyo atabona. Bantu ntibafite kwizera, bariringira ibica mu maso yabo, ariko ntacyo wonkere yakumarira, ntacyo so wanyu yakumarira, ntacyo nyoko wanyu yakumarira. Dore rega benshi barabariye, dufite agahinda kabavukana ari abavandimwe, ariko umwe ahunyuze undi ahanyuze ivu. Dufite agahinda kabavukana ari abavandimwe, bagize amahirwe yo kuba bakiriho, ariko uyu munsi bararyana, bari gupfa isambu yo mu rutoki, bari gupfa urubibi, bari gupfa ahantu batazana bashingura, bari gupfa ahantu abantu benshi basize nabo bazahasiga, ariko ntibafite guhuza. Ntawaharira undi. Mwaravuga ati oya sinamuharira, oya n'ubutunzi bwacu n'umutungo wacu dukwiye kuwugabana. Kandi koko nibyo, undi agahimba ibimenyetso by'ibinyuma kugira ngo hatabona ubwo butunzi. Niko isi ibayeho, kandi n'abavandimwe. Nyamara hirya gato ababakikije bararira ko bivukanye ubwabo batagira abavandimwe. Nyamara hirya bararira, mubyeyi ararira, undi baturanye yaramuhekuye, yamurogeye abana, barapfuye, barashize. Uyu yabaye indushyi, ndetse bamwubakiye umudugudu. None se yari gutura he?
bantu bararushe, bantu bafite umubabaro, bantu bafite agahinda, bantu ntibizeye kubaho, bantu ntibizeye kurokoka, bantu bararushe, bantu bararira, baragenda bivugisha mu nzira n'umubabaro. Mugabo araza umugore ku nkeke, ntamuhaye amahoro, ntamuhaye agahenge, kubera ubufaranga bw'ubusabusa buri kumushuka. Bandi baraye ku nkeke kubera ko ubukene bwinjiye, bagatangira kuryana bitana ba mwana kubera ubuzima. Ariko tuzi neza ko Imana ikiza. Urabizi neza ko hari urengana, urabizi ko babiri baburana umwe aba yigiza nkana, urabizi neza ko hari ubazi ko ahagaze mu mafuti ariko ntiyemera guca bugufi ngo bagire umuryango muzima. Buri munsi uko dusenze iki ntigishobora kugenda. Tugomba gusengera umuryango, tugomba gusengera ababana, tugomba gusengera abagiye kubana, abitegura kubana. Hari n'abo dusengera umwanzi yanyaze uyu munsi bamaze gutandukana, hari n'abo dusengera bamaze gushingura babo, barababuze, barabakundaga, suko babihisemo, ariko byabaye ngombwa, ibihe biramutwara, isi iramujyana, abo baramushinguye, asigaye wenyine n'umubyeyi ararera ari wenyine. Nyamara bari gufatanya uru rugendo ntakiriho, nyamara abandi bari kumwe bararyana, barapfa iki ubusa. Nyamara biragukwiriye inshuti ko witekerezaho. Ni ibihe biri kukwirukansa, ni ibihe biri kukwirukankamo. Abantu benshi bahinduka, abantu benshi kandi koko barahindutse. Bahinduwe n'iki? Babonye utuntu duke tw'intica ntikize, ariko kutujera twarabananiye. Data niwe wenyine ugira impuhwe, data niwe wenyine ugira imbabazi, data niwe wakurengera kuko umutima wawe wamaze kwangirika. Benshi babibamo ariko kubivamo bikabananira. Hari ubwo yicuza akavuga ngo ibi nagiyemo ni ibiki. Data ndabizi kureba n'amaso y'impuhwe, muntu wese wamureba n'amaso y'impuhwe. Ubu nonaha tuvugana benshi baragenda badafite aho bari bwerekeze. Uyu munsi nta cyerekezo ari kubona, uyu munsi ntazi aho ari bwerekeze, uyu munsi ntagaze icyo ari bukore. Afite akazi ariko n'intica ntikize, amafaranga bamuha ntacyo yamumarira, ntacyo yamufasha. Nyamara n'umudamu afite abana abuze icyo abaha, nyamara n'umugabo wabyaye ufite abana abuze icyo abaha. Nta n'uwabasha kujyana mu ishuri. Iki gitondo arazindutse, aragenda adafite iyo ajya, aragenda adafite iyo yerekeza, ariko nta wamugirira imbabazi, nta wamugirira impuhwe, ahubwo niwe wenyine wamugirira impuhwe kuko nta kindi cyerekezo abona. Yo bantu bararushye. Azindukana agataro, azinduka agenda gushakisha, nta kintu abona cyo guha abana, nta kintu yabona cyo kubamarira. Ariko arazinduka ajya guhiga, inkweto yamusaziyeho, inkweto yarahengamye. N'umuhaye akazi aramucunaguza, n'umugabo. Hari n'ubwo agahinda kamwica akabura uko abigenza. Ariko ndabizi neza ko uri Imana igira neza, ndabizi neza kugira neza. Nubwo agenda adafite icyerekezo, uyu munsi uramuha icyerekezo, uyu munsi uramuremera ubuzima. Naho ubundi abantu bo baramucunaguza. Aho agiye gushaka ishuro baramucunaguza, aho agiye gushaka akazi baramutererana. Aragenda mu muhanda adafite iyo yerekeza. Yarabyaye, abana bose baragiye baramusize, asigaye wenyine, bamwimye na kuzukuru kandi ageze mu zabukuru. Ninde basigaranye mu nzu ko ari we wenyine? Bana baramuvunnye ariko bose baragiye kandi byari ngombwa. Data Nyiringabo, ndakwinginze kugira ngo umugenderere, ubane nawe, kuko ntawamuha umwuzukuru, ntawamuha umwana we. Ari mu cyaro, bandi bose barakize bari i Kigali. Abana bose, abana buzukuru bose nta numwe bakohereza mu cyaro kwa nyirakuru. Nyirakuru aba wenyine. Data nawe umugirire neza kuko nawe arababaye kandi yarabyaye ariko ameze nk'ishike. Data nawe uramuzi, umurebana impuhwe. Hari n'undi wabyaye kandi batari bake ariko bose bamushizeho kubera abagome. Dufite abagome hano hanze,
dufite abarozi buri munsi yuko nsengera abarozi ngo bakizwe, ariko nibatanakizwa bazapfeho kugira ngo batumareho abacu cyangwa se natwe badusarure kandi badashinzwe kudusarura. Ubundi abarozi nabo bakwiriye gupfa cyangwa bagakizwa. Ndabizi ko bari kunyumva, ndabizi ko banampamagara, ariko wa murozi ukwiriye gukizwa mu izina rya Yesu. Ndakwatuza agakiza, atura agakiza wa murozi we. Uranyemerera ukizwe mu izina rya Yesu. Ibikwirukankamo byakugize, urabona nkongo kuntu iba mu kigori, nibwo buzima ubayeho. Ariko ndasenga mu izina rya Yesu kugira ngo nawe utungurwe n'umucyo, umucyo kumurikire mu izina rya Yesu. Nawe ukizwe, nudakizwa kandi ugire vuba witegure tugiye kugushyingura. Abo hoherejemo ibintu ngo bapfe nibikugarukeho, cyangwa ushaka umuti ugiye kubarogora mu izina rya Yesu, utarapfa ukindutse vuba. Abantu benshi bafite umubabaro kuko babuze urubyaro. Benshi bafata umwanzuro wo kujya mu bapfumu, ariko buri gitondo ndabivuga, ukwiriye guhindukira. Warayobye. Buryo umupfumu aguhaye umwana nta nubwo wamumara na kabiri. Twabonye ubuhamya bw'abantu benshi bagiye mu bapfumu, bapfumu akaba ari bo batera amada. Bibaze kubyara umupfumu, ubu uri umupfu, kuko umupfu yabyara umupfumu bigashoboka. Data nawe kugirira imbabazi. Ndabizi kuri kunyumva muri iki gitondo, uri umubyeyi wabyaye, uri abakobwa benshi cyangwa se abagabo benshi bafite abana babo ntibifuza kubohereza ba mukecuru mu cyaro ngo babasuhuze. Umwana wanjye ntiyaba mu cyaro, agomba kwiga mu mujyi, ni umunyamujyi. Ndabyumva. Mushakire mukecuru umukozi, mwiteranye ko yababyaye, mugende mumushakire umukozi, amwiteho, ajya amufasha, cyangwa se mumuzane mu murere. Ariko niba mutinya kumurerana n'abakazana banyu cyangwa kumurerana n'abakwewe, umushakire umukozi. Yesu abaho umugisha ko mubikoze mu izina rya Yesu. Ntimuzemere agahinda k'umubyeyi, kuko uyu munsi uri kwita ku mwana wawe, urakora uko ushoboye kose. Uyu mwana uri kumurwanaho ngo yige neza, ase neza, ariko ibyo wakoze nyoko nawe umwana azabigukora tu, nta kabuza. Ubizi ko ibyo wakoze umwana wawe, bamwe uzi ibyo wakoze papa wawe, nawe umwana wawe azabikugira. Igihe kizagera batangire kwita kube. Niko system imeze, niko tuvuka. Ntago wareka umwana ngo nturamuha ibyiza, ugomba kubimuha kuko arabikwiriye, bamubyaye atabihisemo. Ariko nawe niko wavutse. Niba ugifite mama wawe, niba ugifite papa wawe, muzirikane ahantu ari, nawe ujye kumureba ku gahinda k'ababyeyi. Ayo marira yabo arimo aragera imbere y'Imana. Abana benshi nabo bavutse badafite base. Iyo tuvuga buri munsi, uri umugabo udafite ibitekerezo bizima. Icyo bita ibitekerezo ni ubuyobe, kuko nta bumuntu buzima ugira, nta bumuntu muri wowe bubamo, haba na buke. N'ubupfuye ntabwo. Wabyaye umwana urangije urigendera. Si umwe wabyaye, ni babiri, ni batatu, urangije uragenda. Wagiye he? Wagarutse ukamenya abana bawe. Kabone nubwo umugore mwahuye mugahura mubeshyana ngo murakundana, ni ubutekamutwe bwaziye mu rukundo. Umuntu araza akagutuburira ngo babise abatubuzi, akagutekera imitwe, yarangiza akakubyaza umwana umwe cyangwa babiri akigendera, ugasigara urira mu myotsi nk'intuza. Nta bumuntu afite. Ariko namwe abakobwa mumenye ubwenge, nta mugabo n'umwe wapfa kugukunda, barababeshya. Kuri iki gihe ubundi ari igihe tuzabireba tubihindure, tuvuge tuti niba koko uri umugabo ufite gahunda yo kubaka, ukagira urugo, ukagira inshingano, nawe ukemera kugira inshingano, ugatanga kosiyoda, kavuga uti mu gihe tuzaba tutakibana, wenda kubera ko twananiranywe, kubera ko tutahuje, birashoboka, uyu mwana azatungwa n'ibi ngibi. Ubishyire hariya tubirebe. Niba ari isambu banza uyikatira umwana, dore mu mujyi ho nta masambu tugira. Hari n'abayagurishije iwabo bageraga mu byaro cyangwa se banini bakavukire. Banza ukatira umwana ikibanza mbere yo kumubyara, kuko twarabavumbuye mwa bagabo mwe benshi, mwa mufite n'abana benshi mukatubeshya.
Imana ibabarire. Abakobwa nange mumenye ubwenge, ntimukaba abapfapfa bingana gutyo kwishimira ko uyu munsi baguha 1,000 cyangwa ukishimira ko baguha 5, ariko ejo bizagutera mu marira n'agahinda bidashira, aho uzabona umwana wawe ari kubwirirwa akaburara akarira ngo mama ndashonje, biragatsindwa na Nyagasani kumva umwana agira ngo mama ndashonje udafite icyo umuha. Nta n'umuntu wasaba. Mwereke message bantu banyandikira zirenga 1000 bingahe gwikuzo ngo wambare ngukangaburira uyu munsi ko abana bashonje, ariko ndibaza koko se mfite icyo muha? Ntacyo. Ubwo se ninyibona nkagihumwe ndagihundize? Iyo umubajije akubwira ko ise w'abana atazi yaba yanamutaye hashize n'igihe kinini amutaye. Abantu barashonje ariko ntago twese twabagaburira, ntago byakunda. Natwe dufite abandi bashonje badukikije hafi aho ngaho. Niyo mpamvu nkubwira ntihari inama imwe ishoboka. Rimwe na rimwe ariko tugira inama abakobwa ukabona batabyumva, bazajya babyumva bavuyeyo. Nta kundi. Nabarya bose bashiki bacu bamwe bari hano ku muhanda bantera agahinda n'umubabaro, ariko disi ntacyo nabikoraho. Kubona barabihisemo ari no twawe ndavuga akose kuko ntunikunda. Ariko boss nawe urakina. Ko nese urampa ikisheri niho ya uzima bwawe ko buruta icyo ndi bugwe. Ariko bararushe, barashonje, barababaye, bafite agahinda. Rimwe na rimwe nabo barabyara abana bakabata bakajugunya bakiruka cyangwa inda akayikuramo. Kuri ubu bigezweho barazikuramo, haguze kugira ngo urwane no kuyikuramo babitekereza mbere. Ariko umuntu wese yatekereza uyu munsi, yakwisuzuma, yatekereza ku gihe. Abagore benshi barashatse n'abagabo benshi barashatse, uyu munsi bitwa abagore bitwa abagabo, ariko umwiryane bafite uragatsindwa n'ipusi, ni urarutwa n'uwipusi n'imbeba, agatsindwa na Nyagasani. Abantu bafite umwiryane n'umugabo n'umugore babana mu nzu, ariko hari n'abamaze igihe batabana, umwe aryamukwe mutaye. Sinzi ngo n'uwakubise umwana ari nyina, umugabo ahita atandukana no mu mwanya ngo kubera ko akubise umwana. Abantu benshi shitani yarabinjiriye irimira mu ngo umuryango, ariko ndashaka kubahumuriza mbabwira ko nutekereza ukumva ko igikwiriye ari ugusenga no kugira ibyo uhindura, ntabwo gusenga gonyine bihagije, nawe kwe guhinduka. Ababyeyi benshi babaho mu gahinda n'akababaro atari uko babihisemo, bagasengera n'imiryango yabo, ariko urakabona umuntu uri gusenga afite amarira, afite agahinda. Hari n'ukubita umunwa ntavuge, mutima urarushye, mutima urababaye, ariko data ni umunyembabazi arakumva. Nge ntago nakumva. Iragatsindwa kubona umugabo ari kurira kubera ko umugore yamunaniye, iragatsindwa ariko kudahuza. Kandi benshi ntago ari uko bari bakennye, si uko bari babuze uko babayeho, ubuzima bwose mwari mubayeho mwabagaho, ariko uyu munsi umugabo araze ngo ntakunzwe, umugore nawe yirwa akeka ngo afite bakeba, nta nabazi kubikeka gusa kubera uko abona umubano mu rugo. Ariko wakwituriza mama, wakwituriza, data yakugirira imbabazi, data yakugirira ubuntu. Abandi barara bagenda biba, sinzi waje wangeje aranyiba, numva ndamurakariye, hacize akanya ndamusengera ndavuga ni data no yararushye, simuzi nyine yanyibye aragenda, ariko nawe ararushye. Uwo mu ruho se usi yo mufata ari kunkira, kubona ngo ngana gutyo iyo mwicaraho nari kumuturitsa bikarangira, ariko Imana ntiyamunyeretse, yaretse arigendera. Ejo azahura n'abandi bazamugirira nabi. Akeneye guhinduka, keneye guhinduka. Abantu bararushye bakajya gushakiraho ibintu bitari, niyo menshi bafata umwanzi bakajya mu bapfumu bogakizwa, kujya guhindura Imana ukayihindura inzanga yo mu bapfumu mu izina rya Yesu Kristo. Umupfumu akakurya ibye, umunsi mwirwa muvuga ngo abakozi b'Imana babarya amafaranga,
nabo benshi babaye nk'abapfumu, hari n'abajya guhanuza bakamukirwa ku musozi, buriya bakaba bajya ku musozi wiherera ahantu usenga. Ariko abantu bararushye disi, bagafata umwanzuro akajya mu bapfumu, umupfumu akamuca ibintu akabimuha akamuryarya akabimuha, yarangiza akamukubita nyambate cya semuhanuka. Biragatsindwa kubona umwana w'umukobwa agiye mu bapfumu. Imana ngiye hari igihe ndakara nkumva wakuma naguhuragura, ariko Imana irazi neza ko igufitiye imbabazi nubwo uri murayica inyuma. Abantu birwa baca Imana inyuma ni akazi kanyu, ibyo muzahura nabyo. Hari n'abagabo bajya mu bapfumu ngo abagore barabananiye, ngo ntibabyara, birwa bahangayikisha abagore babo ngo ntibabyara, wagira ngo bakwitera inda. Ntushobora gutuza ngo mutegereze Imana, ubuzima bwaranze, cyangwa se uri umusinzi. Dufite abasinzi, ntashobora kunywa agacupa kamwe nk'abandi ngo agende yiruhukire, ni ukunywa mpaka yose yakora yamaze, kanshaka icyerekezo cy'umuryango ukakibura. Ariko nyine nta kundi, byose Imana irabireba aho ituye mu ijuru. Twizere ko izatugirira imbabazi. Abantu benshi kandi dufite ababyeyi bibana hanze, babita ngo bapfakazi, niko babita. Kubera iki? Baribana, ariko se w'imfubyi kaba umugabo w'abapfakazi arakuzi, ntago yakwibagiwe, ntiyakuretse. Dufite benshi, ntago navuga amazina ya benshi simbazi, bandi ndabazi. Turabasengera ngo Imana ikomeze kurinda urwo rugo, iruhagararemo nk'umugabo mu rugo. Ukuntu basuzugurwa, nuciye aha ni mayibobo, nusinze, nutagire epfo na ruguru, nuwabuze n'ibyo avuga, bagashaka kuvogera urugo. Hari n'abitwa abakozi b'Imana, nabo bakavogera urugo. Ntiyaza no mu rugo azanye umuceri ati byuze ngiye gufasha uriya mubyeyi arashonje, ni ukuza yuzuye irari n'abazimu biwabo kwasi. Ariko urwo rugo uri kugendamo gutyo, hari umugabo uruhagaze murebye nawe yakugubanya. Mukwiye guhinduka, umuntu wese akwiye guhinduka, ukamenya izo mfubyi muturanye, nizo muturanye yasize, yari umugabo mwiza, muramuvuga ibigwi, ariko ntubibona. Bandi barirwa birukanka hano hanze bashakisha, barapfundikanya, ava Kinyinya, akava Masaka, akava Kabuga, akava hakurya iyo Musanze, akava hirya za Ngoma, akava epfo Rusizi, akajya i Kigali gushakisha ngo umuryango areko wabaho. Wapi, byaranze. No gushaka ubuyede, ibiciro biri ku masoko byaratumbagiye. Yabonaga 8,000 akohereza mu rugo, none abona 8, amaze kurya 10. Ubuzima buragoye mw'ababyeyi mwe. Abantu bararushye, abantu barashonje. Ariko none tugahura n'abafite umurengwe nabo bari kurenga. Kubona umugore washyize akaguru ku kandi mu hoteli, mu kabari, yasinze ngo ubwo ngo ari kwishima, karya selfie ngo yishimye. Ngo ari gushaka amahoro, yewe ntayo yo karya yo data yagiye, ntayo arabeshya, ntayo. N'isi iri kugushuka n'iby'akanya gato, nugera mu rugo urasanga ikibazo cyawe kiri gukomanga, urasanga ikikugoye kiri gukomanga ngo arihe ko atabanguka ngo tumushahure. Ibyo nta munezero, iyi si nta munezero n'ubundi. Data agenderera abarwayi, abagirira impuhwe. Data agenderere mu gihugu cyacu, akomeze kutugira umucyo umurikira isi. Data agenderera abashonje, abagaburire. Data kugenderera uyu munsi, ineza y'Imana ibe kuri wowe. Uri kugenda urazindutse, ntufite aho ujya, cyangwa urahafite ntufite icyo ubona, ariko Data kurebana amaso y'imbabazi. Izina ry'Imana ribane nawe n'umuryango wawe, kandi Data kugirire neza. Ntituzareka gusenga, ntituzacogora gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Ariko ndongera nkaguruke ku bakobwa, namwe mufite imico itari myiza, mwisuzume, wumve ko ukwiye kuba umukobwa ufite icyerekezo cy'ahazaza, uzavamo umubyeyi. Hari n'abampamagara nkumva ubwabo ari abapfapfa. Ukeneye guhinduka, ukeneye gukizwa, ukeneye kumenya agaciro n'umuco wawe. Nibande bafite ibyifuzo, ndabona ibyifuzo byo ari byinshi, turakomeza kubisengera kugeza ubwo byose bizasubizwa. Ryari rero byose bizasubizwa, ni igihe cyawe kizaba cyasubijwe, ubwo byose bizaba byakemutse, ibyo abandi bizaba biza nabyo. Data rero abagiriye neza.
icyifuzo mfite ibyifuzo byinshi abantu banditse, ariko nanone mfite abantu dufatanya gusenga uyu murimo. Nawe wohereza icyifuzo cyawe dufatanye n'abandi kugisengera. Abafite ibyifuzo by'imiryango yabo, Mana yanjye ndashaka kwakira ibyifuzo ari byinshi nkabisengera mu izina rya Yesu. Fata akanya nkagenda nkiherera ahantu nkabwira Imana nti uyu n'uyu bumvire. Ufite icyifuzo nawe cy'umuryango, ufite icyifuzo nawe ushaka ko dusengera, urugo rwakunaniye, keneye ko dufata uwo mwanya, dufite abinginzi mu izina rya Yesu Kristo. Cyangwa ufite n'amashimwe y'ibyo Imana yakoze, namwe mujye mwandika ariko mushime. Hari umubyeyi wambwiye ati tumaze iminsi dusengera umwana atari ko Imana yamukijije. Wihamagara iyo nimero ahubwo yoherezeho ubutumwa, hanyuma ubutumwa ndabusoma. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana. Munyemerere tuze kumva ijambo ry'Imana muri iki gitondo, kandi data guhire. Uracyaryamye, byuka. Nanjye naje imvura inyagira, ubwo nanjye mu nsengero imvura ntizongere kunyagira mu izina rya Yesu. Ariko naje inyagira kugira ngo mfatanye n'abera b'Imana kongera kuyibwira ibyo dukeneye, ibyo twifuza kuri yo. Nawe ushobora kugira icyifuzo, nawe ushobora kumbwira uti nanjye ngiye gufasha abandi gusenga, nawe unyandikire. Nawe ushobora kuba ukeneye gufasha abandi, kandi Yesu akomeze kubateza imbere no kubagirira neza no kubaha ibyo mwifuza byose mu izina rya Yesu Kristo.